zacu cyangwa se gutanga ibitekerezo ku mbuga dukoresha biroroshye cyane kabisa. Ushobora kujya kuri nimero ya telefone yacu ni 0784422982 hanyuma ukatubaza information zose natwe tukaguhereza amakuru. Nitwa Jazo, hanyuma mu kanya gatoya ndaje ndebe ko twatangira n'ingingo z'ingenzi turi buze kuganira muri kino kiganiro, tunerebera hamwe ibyo muri kugenda mutangaza aho muherereye muri aya masaha. Ubwo ndabibona neza cyane kabisa, abantu bose badukurikirana kuri YouTube channel yacu kabisa, ndabona bamaze kuhagera bameze neza cyane kabisa. Amakuru atuzanye muri aya masaha, it's a breaking news. Inkuru nziza ku Rayon, n'umukinnyi ukomoka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Kayembe Otamambiri, akaba ariwe umaze gusinyira ekipe ya Rayon Sport imyaka 2. Kayembe Otamambiri kabisa niwe rero umaze guterekaho amasezerano muri ekipe, baye umukinnyi wa gatatu ekipe ya Rayon Sport imaze gusinyisha. Amateka n'ibigwi by'uyu mugabo nabonye ari ibitangaza gusa. Mu kanya gato nibyo turaza kwinjiramo neza, atugende turebera hamwe amateka y'uyu mugabo yitwa Kayembe Otamambiri, kuko nabivuze neza cyane kabisa, ubyumve neza izina niryo ngiryo. Ngira ngo muri kugenda mubona kuri YouTube channel yacu dukoresheje amafoto ye kabisa, muri kugenda amubona uko uyu mugabo ameze. Kayembe Otamambiri akaba rero yamaze gusinyira ekipe ya Rayon Sport amasezerano angana n'imyaka 2 kuri miliyoni 25 zaro Kritoma. Amateka n'ibigwi bye ndaje mu kanya gatoya twinjiramo neza, tunavugisha umuvugizi wa ekipe ya Rayon Sport Jean Paul aduhereze ubwino kuri yo rutahizamu Kayembe Otamambiri. Hey. Yes, nkuko bigaragara kuri Wikipedia ayuyu umuhagamo kabisa, amazina ye nyakuri yitwa Kayembe Otamambiri kabisa, akaba yaravutse tariki ya 6 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'1997. Ubwo rero akaba ari umukongore cyangwa se ni Congolese professional footballer, akaba rero akina nk'umwataka, akaba rero ari umuhungu ukiri muto ubungubu unakinira ekipe ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo y'abakiri ibatoya. Kayembe Otamambiri kabisa yavutse ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 9 1997 kugira ngo nabivuze. Ubwo rero ubaze neza cyane kabisa, akaba rero ataruzuza imyaka 25, akaba ariyo ari gusatira. Twavuga ko afite 24 n'amezi make. Yavukiye Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, afite metero 1 na santimetero 74, akaba akina nk'umuforward cyangwa se akina ari umwata. Kugeza ubu ngubu ari muri ekipe yitwa Young Boys, yambara nimero 15 mu mugongo no kwikabutura. Ndabona
abareyo benshi kabisa bamaze kugera kuri YouTube channel yacu kabisa bagenda abakurikirana neza iby'iki gikura nkota rutahiza mu macacala kayembe otime mbihe kabisa abenshi bavuga bati uyu rutahiza mu nirurangiza ati uyu nguyu inshundura azazimara bwero dukurikiranye neza amateka n'ibigwi bye uyu nguyu nkuko twagiye tubigarukaho afite imyaka 24 n'amezi make akaba rero mu mwaka 2015-2016 yarakinnye mu ikipe yitwa Club Sportif de Bosco yingiye rero ikaba ari hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo yavuyemo muri uwo mwaka 2016 hagati ya 2016 na 2019 yakiniye muri ekipe ya TP Mazembe ayikinira imikino 93 atsinda ibitego 21 2020 kugeza 2022 ubu ngubu ari muri Young Boys kabisa akaba rero yarakiniye imikino 41 hanyuma akaba amaze gutsinda ibitego 11 yatanze imipira avuyemo ibitego cyo bita assist igera ku mipira 13 ubwo urumva ko rero ari umukinnyi usa naho rwose afite ibigwi muri rusange abarayo mutubwire muri kumwakira gute mbere yuko twinjira ku bitekerezo byanyu namwe reka tubaze tushakisha uburyo twavugisha umuvugizi wa kipe ya Rayon Sport Bwana Jean Paul Nkurunziza aduhereze update ku Yirukana Kayembe Otama mbiri ndabona ibitekerezo byanyu byo byamaze kuba byinshi cyane kabisa rero reka amakipe y'ibihugu yakina nkuko nabivuze yakinye muri ekipe y'abakiri batoya batarengeje imyaka 20 ekipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo akina imikino igera kuri 6 atsindamo igitego kimwe urumva ko rero naho atitwaye nabi nkuko bigaragara muri rusange Kayembe Otama mbiri ubu ngubu kabisa niwe uri kuvugwa cyane muri Rayon Sport abarayo Siziriba mwamaze kumwakira muri ekipe ya Rayon Sport umuvugizi wa Rayon Sport Bwana Nkurunziza Jean Paul tumufite ku murongo wa telefone wiriwe neza cyane Jean Paul kabisa marezo aracitse ukuntu usezerana n'ikire ariko reka dukomeze tugerageze turebe niba abiri buze ukundira neza cyane kabisa ariko nibitaza no gukunda abiru umvikana turaza kugerageza ndabona agarutse ku murongo wa telefone Jean Paul ni hatari kweli ikirere gisa naho kiri kubivanga bariyo noneho barampitana neza ntago mbakira kabisa ashaka kwiyumvira Jean Paul abivuga neza kabisa mabwira ati uwitwa Kayembe Otama mbiri kabisa yamaze gusesekara muri ekipe ya Rayon Sport ariko ibyo byose tugejeje ko umuvugizi abyivugira ubwo rero ibitekerezo byanyu ntabwo byatuma nabisoma ngo nuko Jean Paul atari kutuvugisha neza cyangwa se ikirere kitakudukundira ariko birumvikana kabisa ntabwo byampagarika kabisa kugenda anshakisha neza cyane uburyo muri kugenda muvuga hirya no hino kabisa muvuga bati bimeze bite nitwa Niyo Bosco Niyo Bosco w'umuhanzi se cyangwa wiyita Niyo Bosco akati rero ati uwo mu rutahiza muko numva arenze ati ko numva arenze ni kari kugenda atangaza kabisa ati ndumva uwo nguwo kabisa ari rurangiza neza ratumara neza kabisa ati uwo nguwo tuze kumwitega uyu munsi muri champion cyiciro cya mbere hano mu Rwanda ngaro ari kugenda abatangaza byinshi bigiye bitandukanye ndi kugenda mbona neza cyane kuri YouTube channel yacu kabisa ni benshi cyane kabisa barabaza kubagira kugenda mbona neza cyane kabisa Jean Paul ndabigera mbona neza cyane kabisa yitwa Deo Gratios kabisa agenda ambwira ati uwo forwarding ati ndumva neza cyane kabisa azabamara neza cyane bafite indi breaking news irenze kabisa
ndibuse kubagezaho mu minota mike iri imbere. Ubwo ngubwo abantu bose dukurikirana 5 kuri 5 nizere kabisa angaha muraza kuba muri kumwe natwe iminota yose. Kayembe Otama2 niyo amaze kugera muri Rayon Sport bidasubirwaho. Ubwo rero wabaye umukinnyi wa gatatu usinyiye equipe ya Rayon Sport nyuma ya Osalo ndetse n'uwo bita Iraguha Haji mu buryo bwemewe n'amategeko. Nabo batatu bamaze gusinya equipe ya Rayon Sport. Kayembe Otama2 yamaze kubaterekaho amasezerano y'imyaka 2. Jean Paul ntabwo uri kudukundira ariko kubera ko byakomeje kugenda byanga ntabwo byatuma tutagenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye kugenda avugwa. Kipe ya APR Football Club nabonye hagaritse imwe muri fan club zayo kubera kwitwara nabi babwira umutoza wayo mukuru Adil Mohamed ibitari byiza byanatumye bahagarikwa. Rero igihe kitanzwe nakanyuzemo ntabwo ari byo twari tuje kuvuga kubera ko inkuru nyamukuru ni Kayembe Otama2 uyu nguyu ko rutayizamu rero uje gukina equipe ya Rayon Sport guturuka muri Congo. Ibitekerezo byanyu n'abandi kukomeza kugenda ambihereza umwanya birumvikana kabisa kugira ngo nkomeze kugenda ndebe ibyo muri kugenda mutangaza kubera ko birumvikana muri abambere kabisa. Inyunganizi zanyu muri kino kiganiro ngenda nzifata nkaho ari zo za mbere kubera ko burya nimwe bantu batuba tuzano kuri izi mikro mudahari ntabwo twakwigira hatuza hangaha ngo dutangaze aya makuru. Ubwo nimero yacu ya telefone yafunguye ni 0788222982 twagera tuganira neza cyane kabisa tugenda tumwenyamo twungurana ibitekerezo. Beta VOP TV cyangwa se Voice of People TV niho turi muri aka kanya makuru yacu agiye atandukanye ajyanye n'imikino y'uyu mugoroba. Ikiganiro twise Sports Bible cyangwa se The Sports Bible kabisa. Nizere ko mukomeje kugenda mugikunda neza. Niba warakoze subscribe navuga ko ari igitekerezo cyiza wagize. Niba ufite igitekerezo cyo kuyikora uyu munsi cyangwa je nawe reka nkubwire ngo bumaze gutera intambwe nziza kubera ko updates zose zigezweho uzajya uzibona 5 kuri 5 mukanya gatoya ndaje twambuke hanze y'u Rwanda. Cristiano Ronaldo yahawe inshingano muri equipe ya Manchester United. Umuntu witwa Kayembe Otama2 kabisa abareyo basazi basizoshye. Zero ko ari ifoto muri kugenda muyibona ni ijigwa rikomeye cyane rimeze neza. Uko byagenda kose uyu n'umukinnyi umeze neza. Abariyo batomboye umukinnyi kabisa kuri 25,000 kiritoma. Rero ntekereza ko badahenzwe azakira imyaka 2 kandi muzajya kumugurisha ibintu byararyoshye no byarabaye uburyohe. Ubwo rero nizere ko kabisa muri kugenda mwishimira neza cyane uyu rutahizamu mwamaze gusinyisha Kayembe Otama2. Cristiano Ronaldo yahawe inshingano muri Manchester United. Kana turebe uko bimeze kabisa hanze y'u Rwanda. Ikiri kugenda kivuga kabisa uretse Sadio Mane ku mugabane wa Afrika ushobora kwerekeza muri equipe ya Juventus Dortmund. Ubungubu ikiri kuvugwa nuko equipe ya Manchester United yitwa Cristiano Ronaldo yamaze guhabwa inshingano zimeze nko kwasista umutoza kubera ko ibyo azajya akora bizajya biraba bimeze nk'ibyo gutoza. Abazi iby'umupira w'amaguru babizi neza muri terime zabo kabisa uburyo babyita. Ubwo ngubwo bagenda badufasha. Ubwo rero Cristiano ni nka assistant wa coach ariko mu buryo nyine bw'imikinire kubera ko azajya agira byinshi atanga nka briefing cyangwa se nk'inama ku mpande zombi aho kutoza ndetse n'abakinnyi muri rusange. Namwe nziza rero kuri Cristiano Ronaldo kabisa n'icyubahiro muhaye kubera ibyo yakoze haba mu myaka ya mbere ndetse no muri myaka agarutse muri Manchester United. Twavuga ko ari umwe mu bakinnyi bitanze kandi bagaragaza ko bagifite byinshi byo kugaragaza ku isi ijyanye n'imikino. Ubwo rero reka mpite mpinira ahangaha kubera ko iminota yo iba yamaze kutujyana. Ndabona amasaha yo yagiye kabisa. yitwa n'umunyanigeria kabisa ndetse no umunyagana
bamaze kuba baza mwigeragezwa ntago ari ugusinya nibyo ni mwigeragezwa kabisa muri ekipe ya Rayon Sport kabisa umwe urebye asanzwe ari umukinnyi ukomeye cyane hariya mu gihugu cya Nigeria yitwa Moses Odiambo ubona ko ameze neza cyane kabisa aravuga ati ku munsi w'ejo nibwo nabonye kuri Twitter ye yandika mu cyongereza cyinshi cyane kabisa avuga ati nje kwigaragaza hano iwacu nje kwigaragaza mu gihugu cy'u Rwanda igihugu cyiza cyane kabisa ati rero nje kwigaragaza nk'umukinnyi ati kandi nizeye ko nzabigeraho rero uyu umunyanigeria Moses Odiambo byamaze kuba byatungana rwose nta gihindutse muraza kumubona muri ekipe ya Rayon Sport mu minota mikeya cyangwa se mu masaha make kubera ko we agiye kuza mwigeragezwa hanyuma nazitwara neza azahita asinyira iyi ekipe yambara ubururu n'umweru. Kini kiganiro ugiramo uruhare rero kuri nimero yacu ya telefone uraduhamagara 0784422982 nanone wandika ubutumwa bugufi kuri social media zacu zigiye zitandukanye tukaganira none kandi duha ijambo abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda bagakoresha uburyo bw'imyandikire cyangwa se uburyo bw'ubutumwa tukagenda twungurana ibitekerezo wifuza internet yihuta ni mango 4G amugere kuri 455 450 ko mobile ubundi bagufashe ibintu bigende neza cyane. Rero ibitekerezo byanyu ndi kugenda mbireba nkareba uko bimeze nkareba ikirimo kugenda amutangaza kabisa yitwa uza bakiriho ati turabakunda cyane twibereye hano i Kigali Nyamirambo nitwa uza nemaze kubisoma ibi ngibi yati nitwa Mike kabisa ati ese ekipe yacu Rayon Sport kabisa ati ko mbona idafite gahunda gusinyisha abakinnyi ngo nuko bakoze amageragezwa se ntitwagiye tubona abo byajabutse ase muragira ngo babigire bate mwabantu muragira ngo reke gusinyisha se nisinyisha ahubwo mukanda kanyenyeri muyifashe ati rero nitwa Aime ati ndabakunda cyane kabisa ati ibiganiro byanyu bikurikirana umunsi ku munsi ati muri abambere mu Rwanda no hanze yarwo akoze cyane ati mwiriwe neza ati ndabakunda cyane ati nitwa Denise Mutoni wase Aline ati ndabona ekipe yacu bigiye kurangira tubaye ubukombe ati umwaka utaha none amakipe azatwumva kabisa nitwa Aline ndi hano imageragere akoze cyane Aline kabisa kugenda aduhereza briefing atubwira ko turi kumwe 5 kuri 5 rero ngubwo nizere ko ibintu ari neza cyane kwa Aline. Reka rero twihute cyane kabisa uyu munyanigeria kabisa Moses Odiambo yamaze gusinya bidasubirwaho nako yamaze kumvikana Rayon Sport bidasubirwaho agiye kuza mwigeragezwa naritsinda azahita asinyira ekipe ya Rayon Sport. Nahoze mbona abakunzi ba Rayon Sport benshi bavuga bati nyamara Rayon Sport umwaka utayifite gahunda pe urebye neza rwose umwaka utaha ekipe ya Rayon Sport ifite gahunda kubera ko urabona ko kugenda isinyisha abakinnyi abandi kabazana mwigerageza kugira ngo ibanzi barebe banyuzemo ijisho irebe niba bari tayari cyangwa se bari capable yo kuba basinyira ekipe ya Rayon Sport Sport byose rero birumvikana no gushaka uburyo bazitwara neza umwaka utaha imikino kubera ko ubu ngubu ntabwo bisa naho byagenze neza mu myaka 2-3 ishize rwose Rayon Sport ntabwo yakunze kuba uri ekipe nka Rayon Sport kamara imyaka 2-3 nta gikombe utwara udasohokera igihugu byanga byakunda ntabwo ari ishema n'ikimwaro ndetse biteye n'isoni rero abantu bakavuga bati byanga byakunda rero ni ngombwa ngo abakinnyi bagende basinyishwa umunsi ku munsi ni ngombwa rwose ngo abakinnyi bagenda basinyishwa umunsi ku munsi nabonye Kiyovu Sport iri gukora itandukaniro Kiyovu Sport ifite gahunda
ngende ikora itandukaniro rwose ubona ko rero ari ekipe byanga byakunda ikomeje kugenda igaragaza ko nitwa itatwara igikombe uyu mwaka ariko umwaka utaha naho izaba ihagaze neza muzayitege muzayitege rwose kabisa ni ekipe ubona ko ifite gahunda yo kwitwara neza umwaka utaha ndetse n'uyu nguyu kuko ubu ngubu urabona ko ihagaze neza ndetse ino kuri pointe y'igikombe ihanganiye na ekipe ya EPR ubwo rero n'umwaka utaha urabona ko iri kuwitegura ivuga ati niyo twafailinga this year next year turi tayari twa Juvenal rwose bravo ngavuga ati amanota urayafite amanota nayawe si byose amanota naye rwose amanota naye kuko ari kugenda yigaragaza neza cyane kubona ko rero bari kugenda bikora ibintu bikaba neza cyane kabisa ibintu bikagenda neza hatari kweli hatari ariko nibakomeze bagerageze kabisa bagerageze ibintu bibe bya agenda neza cyane kubera ko wabyanga wabyemera ekipe ya Rayon Sport izina ryayo nyine izahora riganza cyangwa se rizahora ari on top uko byagenda kose izahora riri hejuru cyane siporo yacu hano mu Rwanda buri ishingiye kuri Rayon cyane ko iyo Rayon Sport itameze neza n'umupira ubishye rwose tujye tuvugisha ukuri ntabwo biba bimeze neza cyane ubwo rero abantu bakavuga bati gufailinga kwa Rayon Sport kimwe mu bintu byatuma na shampiyona cyangwa se umupira hano iwacu mu Rwanda usa naho ubishye cyangwa se byatuma umupira wacu hano mu Rwanda ubiha ubwo rero bakavuga bati ibintu byo kwitabwaho neza cyane ubwo rero andi makuru ya Rayon Sport nayo reka tuyagarukeho mu kanya mu segonda nka 15 ndetse no hanze yarwo muri rusange n'ikiganiro wowe udukurikiye ugiramo uruhare mu buryo bubiri n'uburyo bwo gutanga ubutumwa ukoresheje telefone 0788 4422 ubundi tukagenda tuganira cyangwa se ukaduhamagara kuri iyo nimero ariko nanone rimwe na rimwe tugenda dukoresha n'imbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye ndavuga Facebook WhatsApp ndetse n'ahandi duhari tumeze neza ubwo rero nahoze mbona hari abantu benshi cyane bagenda abambaza ibijyanye n'amatransfer muri ekipe ya Rayon Sport bihagaze bite turaza kubigarukaho ariko ingingo ituzanye nyamukuru no mukinyi ukomeye cyane kabisa ekipe ya Rayon Sport yamaze guterekaho ayayo yose kabisa ngira ngo ibashe kuba yamwegukana ese ubundi araza kumurisinyira ekipe ya Rayon Sport cyangwa se biraza kurangira bidakunze mu kanya gatoya turaza kubisesengura neza n'umunyanigeria bamaze kumvikana na Rayon amazina ye nyakuri yitwa Moses William Otiama kabisa akaba rero ariwe wamaze kuba yakumvikana n'ekipe ya Rayon Sport kabisa akaba rero agomba kuza aje mwigeragezwa uyu Moses William Otiama akaba agomba kuza mwigeragezwa ku munsi wo kuwa kane w'icyumweru gitaha dore ko ibiganiro byatangiye mu cyumweru gishize ku munsi wo kuwa kane rero muzamubona ikari kabisa ari ya Munzove agenda yigaragaza mu myitozo nigeragezwa ajemo naritsinda zasinya nk'abandi bose Mailid Njeke nawe murabizi neza ko ari icyo kintu arimo mukanya gatwendaje numve neza operation y'uyu mwataka uko bimeze
nuko byatangiye muri rusange. Wenda mbere yuko twinjira neza muri iyi operation, reka nkwibutse ko ukeneye internet yihuta ukoresha Mango 4G kabisa, ibintu bikagenda neza cyane. Magare kuri 450 nimero n'ubuntu, nta mayinite bisaba, undi mukavugana bakaguhereza service neza, umukiriya n'umwami kuri Mango 4G. Mbona hari abantu bavuga ngo bafite ikibazo cy'amazi meza yo kunywa, nakurangira Virunga kabisa. Virunga water is number 1 kabisa mu bintu byose, igende gufasha kandi n'amazi meza akoranye isuku, igende gufasha muri rusange. Ubwo rero abantu babuze amazi yo kunywa meza, Virunga water kabisa yamaze kubikemura neza cyane. Najya no muri studio nitwe ngenda ninywera kugira ngo bagezeho kino kiganiro meze neza, mfite imyuka. Ubwo rero ibitekerezo byanyu byo ndabona byamaze kugera kuri YouTube ndetse no ku mbuga zacu zigiye zitandukanye, ndabona mwamaze kugenda mubyandika. Ni byiza cyane ubwo turi kumwe namwe kandi kabisa turabashimira cyane. Wenda hari igihe kizagera tukajya dutanga ibihembo ku bantu badukurikiranye cyane kurusha abandi, nubwo atari vuba ariko bizaba. Ubwo rero kuri Moses William Otekiam kabisa umaze kuba aza muri equipe ya Rayon Sport mu buryo uburyo kwimenyereza niko babyitariye, cyangwa ni test, yani test kumutestinga kabisa, yakwigaragaza neza agahita asinya, cyangwa se agahita aterekaho amasezerano. Ubwo rero abasikauti ba Rayon Sport nibo bafite akazi gakomeye cyane ko kumuhitamo no kureba niba akwiriye kuba yakina muri Rayon Sport kabisa, kubera ko niko kazi kabo nyine ka buri munsi. Bafana ba Rayon Sport muri gukanda akanyenyeri, niko abafana ba Rayon muri gukanda akanyenyeri, cyangwa muri aho ngaho mugenda mubeshya. Uko ijoro habaye imikino, turaza kubireba nabyo. Ubwo rero abantu benshi cyane kabisa bari kwiza kuri operation uburyo bwatangiye. Ubundi amakuru mfite ngo nuko witwa Prosper we usa naho muri iyi deal uri hejuru cyane, cyangwa se ari we bateguye iyi deal, cyane ko we ubwe asanzwe ari umuscout mwiza w'ikipe ya Rayon Sport kuva kera, agikorana n'abandi bayobozi batandukanye. Ni umwe mu bantu badiringaga abakinyi kandi beza, ngira ngo murabyibuka neza, ari abakinyi benshi uyu muhungu yazanye, byanga byakunda rero afite izina riremereye mu kijyanye no kugura abakinyi muri Rayon Sport, asa naho rwose amaze kubimenyera muri rusange. Ubwo rero uko byatangiye rero niwe wamurambagije, birumvikana bavugana kijyanye n'amafaranga aramutse asinye. Amakuru hari ngo nuko yasinya umwaka n'igice nk'uko babyumvikanye, amafaranga yo baracyanegosiya, bazayatangaza bamaze kubona imyitwarire mu kibuga, ariko ku munsi wo kwa kane azaba yamaze kugera mu Rwanda. Ubwo rero abari bashaka kuzareba iri jigo muri no kubona kuri YouTube, nababwira iki, kwa kane kabisa muzaba muhari mumeze neza, ubundi mukurikirane uyu mwataka wanyu. Rero abariyo kabisa bakunda ekipe yabo ntimuzacikwe, uyu mwataka ameze neza, namaze kubibona azabafasha. Amavideo nagiye mbona rwose acicikana, asa naho rwose akomeye cyane. Ubwo rero murasabwa kuba maso kugira ngo murebe ko ibintu bya agenda neza cyane, cyangwa se mwazamusinyisha nukanda akanyenyeri kugira ngo nyine bitazabagora cyane kuba mwamusinyisha, cyangwa se mutazabura akagongo, mutazabura ikofi. Ubwo rero akanyenyeri mukomeze mugakanda Rayon
ubundi ibintu bigende neza cyane. Mu kanya gatoya ndaje twinjire neza no mu yandi makuru ari kugenda caracara hirya no hino mu Rwanda. Rero abandi bari kugenda bambaza ibijyanye na transfer ya Muhadjili Hakizimana, icyo navuga nuko kugeza ubu ngubu kabisa ntabwo biramara akuba byakuzuzwa, byinshi bikomeje kugenda bivugwa cyane ko hari andi makuru avuga ko Hakizimana Muhadjili rwose ngo n'ikipe yo hanze ngishobora kuba yamutwara. Ubwo rero no gutegereza mukaza kumenya neza ese Muhadjili wazahitamo he cyangwa se azakinira he, cyane ko amaze igihe kinini yifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport. Ngira ngo murabyibuka neza, yagiye agaragara mu biro bya ekipe ya Rayon Sport inshuro nyinshi ariko bikarangira bidakunze. Ubwo rero kuri iyi nshuro reka twizere ko Muhadjili Hakizimana nibura agiye gusinyira ekipe ya Rayon Sport bitagiye kuba nk'iby'imyaka yashize byagiye biba, ukabona ko byagiye biba gutenguha abakunzi b'iyi ekipe, ikarangira uyu musore kabisa adasinyiye ekipe ya Rayon Sport nk'uko byabaga abyitezwe. Bero reka amite mbashimira neza cyane nihuse, nshimira abantu bose bamaze gukora subscribe, nshimira abantu bose badukurikirana 5 kuri 5, hanyuma tuzasubira ku munsi w'ejo tugenda turebera hamwe byinshi bikomeje kugenda bivuga. Nge nitwa Jaso.